yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Reka n'ubundi ngusuhuze inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye wowe unteze amatwi, ngushimira ko udahwema gutega amatwi ibiganiro byacu. Uyu munsi twaguhitiyemo amateka ku ndirimbo yitwa Ndegera umusaraba, cyangwa se abandi bakunda kwita Mwami ndakwizigira. Mbere y'uko dutangira ikiganiro, reka nkwerekeze i Roma mu Butaliyani ku mugore witwa Helena, ari nawe mubyeyi wa Constante. Ubwo Helena, nyina wa Constante, yari arwaye arembye, igihe kimwe yagiye mu iyerekwa, yumva ijwi rimubwira kujya i Yerusalemu gushaka umusaraba wa Yesu. Yorohewe, yabigenje uko yabibonye mu nzozi. Ava i Roma yerekeza i Yerusalemu, ahageze asaba ko bamuha umusaraba wa Kristo. Bamuha umusaraba kuko bivuga ko ari uwa Kristo. Nuko ajyana igice kimwe, ikindi gisigara i Roma nk'ikimenyetso. Muri iyo minsi, ubwo umuhungu we Constante yarimo yitegura urugamba n'ababarbare, nawe ijoro rimwe ku gisasiro cye arota izindi nzozi. Icyo gihe yarose abona umusaraba utukura wanditseho ngo nukurikira iki kimenyetso uratsinda. Nuko ubwo nyina yazanaga uwo musaraba, Constante yubakiraho ikibumbano amagambo agira ati, iki kizandinda mu buyobozi bwanjye. Nuko bidateye kabiri ajya ku rugamba, kandi koko aranarutsinda. Atahuka avuga ati, namenye neza impamvu nanesheje uru rugamba, nuko nabonye amagambo n'umusaraba utukura. Yibuka abakristo benshi bapfuye bazira umusaraba barenganwaga, bituma afata umwanzuro ugira uti, kuva uyu munsi nta muntu uzongera kwica umukristo. Menye neza yuko abapfuye bose bazira Kristo bazize akarengane. Ibi byabereye i Milano mu Butaliyani mu mwaka wa 313, Constante amaze imyaka 6 gusa ku buyobozi. Ikaze mu kiganiro. Ubundi se umusaraba ni iki? Usanga abantu benshi ari inshuti z'umusaraba. Abandi bati runaka yambereye umusaraba n'ibindi byinshi. Umusaraba ni igiti bamanikagaho cyangwa se babambagaho abagome babaga bakoze icyaha gikomeye cyane. Umusaraba kandi ni igihano cyashyizweho n'Abaroma, gusa nta Muroma wabashaga guhanishwa icyo gihano kuko cyakoreshwaga gusa ku bantu b'inkoreragahato n'insuzugurwa. Iki gihano muri Palestina cyazanwe na Antiochus Epiphanes mu mwaka wa 165 mbere ya Yesu. Ubundi Abayahudi bahanishaga abantu bakoze ibyo byaha igihano cyo kwicishwa amabuye. Mu Bayuda babambaga umuntu ku musaraba kugira ngo akorwe n'isoni kandi n'abandi babonereho. Iyo umuntu yapfaga, intumbi ye ntiyararaga kuri icyo giti kugira ngo igihugu kidahumana. Ibi byose wabisanga mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri mu gice cyaho cya 21. Imisaraba yari ubwoko butatu. Mbere y'uko hahitwamo umusaraba umwe ubu wifashishwa ari nawo nawe ubona uyu munsi, hariho umusaraba w'ikimenyetso cya X, ari nawo intumwa Andereya yamanitsweho. Hakabaho undi musaraba umeze nk'ikimenyetso cya T y'inyuguti nkuru. Ariko kandi hakabaho n'uyu musaraba twese tuzi umeze nk'ikimenyetso cyo guteranya. Impamvu uyu wahiswemo ni uko ari wo babonaga uko bandikaho umwirondoro w'uwumanitseho ndetse n'icyatumye awumanikwaho. Umusaraba kandi cyaraziraga kikazirizwa ko uwawupfiriyeho awuraraho. Bahitaga bamutwikana nawo
kugira ngo ikizira kive mu bantu. Ntabwo yahambwaga. Ku bwa Yesu rero ho, ababambwaga ku musaraba babavunaga amagufa mbere y'uko bashiramo umwuka. Ubwo bazaga kuvuna amagufa ya bariya batatu, ni ukuvuga Yesu, Barinaba ndetse na Disimasi, basanze Yesu we yamaze gutanga, bityo ibyanditswe bisohora gutyo, arabambwa, turabamburwa. Indirimbo tuvugaho uyu munsi ni indirimbo y'129 mu gushimisha mu gitabo cy'Abaporotesitanti, ikaba indirimbo ya 21 mu gitabo gikoreshwa n'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, ndetse ikaba indirimbo ya 307 mu gitabo cy'icyongereza gikoreshwa n'iryo torero. Ikaba igira iti, ndegera umusaraba. Mu gitabo umugereka w'indirimbo z'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi kuri paje ya 333 ndetse na paje ya 334 tuhasanga amateka y'abagabo babiri bafatanyije kugira ngo tube turirimba iyi ndirimbo nziza uyu munsi. Ariko ikindi bahuriyeho bose ni uko bafite izina rimwe rya William. Wahimbye indirimbo yitwa William MacDonald, naho uwahimbye ijwi ryayo akitwa William Fisher. Uyu William MacDonald yavukiye hafi ya Vermont muri Maine kwa 24 ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1820. Ku myaka 19 nibwo yatangiye kuba umubwirizabutumwa bwiza mu itorero ry'Abamethodiste. Yakoze umurimo muri Maine muri konferansi ya New England, ndetse kandi yanabaye umuyobozi w'icapiro ry'ibitabo by'indirimbo hagati y'umwaka w'1840 ndetse n'umwaka w'1874. Umunsi umwe mu mwaka w'1870 ubwo yari yicaye mu biro byiwe i New York, yagize igitekerezo ariko kandi ahita cyandukura ku mpapuro. Mu mwanya muto yari amaze guhimba amagambo tubona agize iyi ndirimbo ya 21. Iyi ndirimbo kandi ngo mu kuyihimba yakuruwe cyane n'ijwi ryitwa kwiringira, ndetse ngo asa n'uyandika muri iryo jwi nyine. Iyi ndirimbo yaririmbwe bwa mbere mu iteraniro rikuru ryabereye i Hamilton, aho ni Massachusetts, ku wa 22 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1870. Iyi ndirimbo ngo yahise isohoka mu gitabo cy'Ababatisita muri Amerika hashize umwaka umwe gusa, ni ukuvuga mu mwaka w'1871. Uyu mugabo MacDonald ngo yari mu rugaga rw'abaharaniraga ubutungane bw'umukristo. Ngo igihe cyose yabaga ari ku ruhimbi abwiriza, yifuzaga kubona indirimbo yafasha abantu kugira imitima iboneye, kandi rwose yabigezeho. Hanyuma ijwi dukoresha ryahimbwe na William Fisher. Uyu akaba yaragizwe n'uruhare rukomeye no mu kwandika amajwi y'izindi ndirimbo tubona mu gitabo cy'icyongereza cy'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi nk'iya 318 ndetse n'indirimbo ya 457. Fisher we yavukiye i Maryland ku wa 14 ukwezi kwa 10 umwaka w'1835. Yakoraga umurimo wo gusana ibitabo muri Philadelphia, noneho ku mugoroba akiga iby'imiziki. Nyuma rero nibwo yaje kwigisha indirimbo muri koleje mu 1858 kugeza mu 1868. Nyuma we n'undi mugabo witwa Edgar baje gufatanya mu bucuruzi bwa piano. Uyu mugabo uretse no gukora imiziki, nawe yanditse indirimbo z'ivugabutumwa zirenga 200. Yatoje amakorari, ayobora indirimbo mu biterane n'abavugabutumwa byabaga byakoreshejwe na Moody ndetse na Sanke, abagabo bazwi bakoze umurimo w'ububwirizabutumwa mu myaka y'icyo gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo ariko yaje gupfa ku wa 12 ukwezi kwa 8 1912. Inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye unteze amatwi, burya umutima nama uremerewe n'ibyaha uravuna.
Mu yandi magambo, ibyaha biravuna. Ni nayo mpamvu uyu munsi dushaka kumvisha amatwi yacu ibituma tugaragara neza inyuma, ariko ibyatunga agatoki imitima yacu tukabyamaganira kure. Nyogokuru we ati, umugayo uvuna ugaya naho ugawa yigaramiye. Mu yandi magambo, aho guhemuka wahemukirwa. Igice cya mbere ni icyo gusubiramo. Umuhimbyi w'indirimbo yanditse isengesho asengera gukira uwo mwanya, ubwo yagiraga ati, ndegera umusaraba naniwe nkennye mpumye, singira icyo nitaho, mwami ndakwizigira. Mwami ndakwizigira, mukiza wanjye mwiza, ndicuza imbere yawe, mwami Yesu unkize ubu. Nuko igice cya kabiri yaragize ati, nakwifujije kera, njya mbabazwa n'ibyaha, Yesu ambwira neza ati, ngukize ibicumuro. Mu gice cya gatatu, William yatweretse ko ikigaragaza ko umuntu yiyeguriye Imana ari uko ayegurira ibyo atunze byose, ari nayo mpamvu yagize ati, ubu ndakwihereje, simbuzwa n'iby'iyi si, mba uwawe rwose mwami, nguhaye ibyanjye byose. Nuko igice cya kane aragira ati, ndiringira ibyo uvuga, wamviriye amaraso, ubu ndicuza cyane, mbambanywe n'umukiza. Naho mu gusoza yavuze umunezero akura mu gukomezwa na Kristo, kuko burya nta wundi wagukiza umutwaro w'ibyaha. Nuko abivuga muri aya magambo ati, nezezwa nuko nkize, Yesu niwe unkomeza, nta nenge nsigaranye, mpitamo icyubahiro. Dutangira ikiganiro twabonye umubyeyi wagize igisa n'iyerekwa ryatumye umwami afata umwanzuro wo gukuraho igihano cyo kumanika abakristo ku musaraba mu bigaragara. Uyu munsi njyewe nawe dukora ibyaha umunsi ku wundi, yewe tukagera n'ubwo tubyigamba ku mugaragaro, ariko kuko nta gihano cyo kumanikwa gihari, ubuzima bugakomeza nta kibazo. Mu buryo butagaragara nabwo, ubwo Yesu Kristo yabambwaga ku musaraba, twabambanywe nawe binyuze mu rupfu, kugira ngo uzamwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni kenshi cyane duhora dufata ibyemezo byo kureka iby'isi tugakurikira Yesu, ariko tukamera nka Pawulo wavuze ko ashaka gukora ibyiza ariko ibi bikamutanga imbere. Kandi koko nibyo, ibi byose ntitwabyishoboza tudafashijwe na Yesu wataye icyubahiro cy'ubumana akaza mu isi, akigira umuntu kugeza ubwo abambwe ku musaraba w'isoni, byose ku bwacu. Inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye, twese tuzi neza ko ku bizera Kristo umusaraba ari ubugingo buhoraho, hanyuma ku banyabyaha umusaraba ukaba urupfu. Ariko twese dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 13. Gira amahoro.